Amerika izakubitirwa muri no ntambara. Iran kuba byonyine ifite ibikoresho bibashije. Yego. Biranyereka yuko izatsinda ino ntambara. Cya gatatu rero ari nacyo giteye ubwoba. Kim Jong Un nimba bemereye ubufasha Iran, birasobanura ngo baraza kububaha batitangiriye itama, kandi nubwo Iran yahindura ibitekerezo ahubwo burya yanabizira. Yego. King Jong Un yababwira ati nimukankinisha. Nubwo umugambi wo kumwica bawuburijemo bakanica wabiteguye. Slim Jesus. Bakunzi bacu basuye mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'imande zitandukanye z'igihugu. Ngarukanye na Laila Wiz Show. Laila, yes. Ya miti abakiriya bari kwigura cyangwa banze kugura? Bavure baraza ariko nese wari umuntu wifuza. Baraza ku neza cyangwa ku nabi? Oya. Oya ntabwo ari itegeka ahubwo abantu nimbuzi ko ufite ikibazo rwose ngwino tukufashe. Buriya ntabwo ari byiza yuko nimba ugiye kugana na madame wawe muganira akaganiro kagufi, nyamara madame akifuza yuko mukomeza kuruganira. Cyangwa se umudamu nimba muri kuganira na boss ugasanga uri kumubihiriza mu kiganiro, si byiza rwose. Ubwo rero abagabo mucika intege mu gihe cyo gutera akabariro, munakoresha igihe gito mu gihe cyo gutera akabariro, mubura n'ubushake tubafite product zabafasha gukemura ibyo bibazo byombi. Hanyuma abadamu namwe mufite ibibazo byo kubura ubushake, ibibazo by'ama infection, ibibazo by'amavangingo, yemwe n'abantu mwakoze ikintu cyo kwikinisha ku bagabo n'abagore, tubafite product zabafasha gukemura icyo kibazo kikarimbuka burundu. Wahamagara rero kuri 0788359691 hanyuma tukagufasha, cyangwa ukanyandikira no kuri WhatsApp ubanza guteranya 250 783359691. Yewe twinjire mu nkuru zacu. Ubu ngubu tugiye gukora bya bindi ngo bita ibimetero, niko bavuga gutera imetero ubwo, cyangwa se kugereranya bijyanye n'inuzana no kubyumva. Muri kano kanya abantu benshi barabizi, inkuru iri kuvugwa ni inkuru ijyanye n'intambara hagati ya Iran, Israel ndetse na Amerika. Ugendeye ku bitekerezo by'abantu cyangwa nawe ibyawe, uri kubona muri izi ntambara, muri intambara iri kuba, igihugu kizatsinda ari ikihe, ikizatsindwa ari ikihe? Ubundi reka mubwire cyane ko muri kano kanya noneho ikibazo gihari ngo nuko ibihugu byinshi nyine intambara kugenda yaguka, hazamo ibindi bihugu bishyashya. Ubundi jewe ngendeye mu mbonera hamwe zanjye cyangwa se mu mboni zanjye, ndaza gusanga Amerika izakubitirwa muri no ntambara. Kubera yuko ubundi bigitangira naravugaga ariko aba barabo bari mu biki, muraza kwihangandagaza kuri Amerika n'iki. Ariko nza gusesengura nsanga ko Amerika no kubashotora no kubasomborotsa n'ibiki byose nuko babatinya. Babatinyira iki rero? Babatinyira igikoresho bibitse. Buri Iran ifite ibikoresho bro, ifite ibikoresho. Nayo mpamvu Amerika ihora ivuga ngo musigeho gukora izo ntwaro, musigeho gukora ibi na biriya, musigeho, bavuga ko intwaro zikorwa zitakabaye zikorwa. Niyo mpamvu rero hano Iran kuba byonyine ifite ibikoresho bibashije, biranyereka yuko izatsinda ino ntambara. Ikindi cya kabiri nuko Iran iminsi maze yifasha Amerika na Israel, ibifasha ubundi yifasha bano bagabo babiri, ni kigaragaza ko ishoboye kandi kwibashije ifite imbaraga. Cya gatatu rero ari nacyo giteye ubwoba, cyatangiye kuzamo abagabo b'amaboko. Urumva Iran yatangiye kugira abagabo b'amaboko bayitiza amaboko kandi nabo babashije. Ngira ngo mu kiganiro cy'ubushize twarimo tubabwira uburyo Kim Jong Un yamaje kudekarara ko nawe agiye kubyinjiramo, yamaje agiye kwinjira mu bufasha, igiye gutanga ubufasha Iran yabasabye. Kandi birasobanura yuko Kim Jong Un ni umugabo uhagarara ku ijambo rye. Buriya Kim Jong Un ntajya ahindura ibitekerezo uko byagenda kose. Nimba bemereye ubufasha Iran, birasobanura ngo baraza kububaha batitangiriye itama, kandi nubwo Iran yahindura ibitekerezo ahubwo burya yanabizira. King Jong Un yababwira ati nimukankinisha. Bisobanura rero ngo King Jong Un iraza gutanga ubufasha kandi buhambaye, kandi nabo kubikoresho murabizi ko badakorwaho. Impamvu ziri buze kuba zatuma Amerika rero ishobora kuba yatsindwa ni iki? Nizo narindimo nkubwira. Ikindi kandi umenye yuko Amerika nimba batangiye kototera
umuyobozi wabo buriya hari ukuntu bajya bavuga ngo ndakureba nkatinyamo nimba ntakikureba rero ngo ntinyemo Yego. menya yuko nakumenyereye nimba Irani yatangiye gupanga kwica Donald Trump birasobanura ngo ntacyo gutinya bafite Yego. nta bwoba bakibafitiye kandi buriya umuntu utakigutinya yatangiye kukumenyera Yego. uriya muntu uzamurebe nawe wikangemo uzamurebe wirebe. erega buriya ntugire ngo nubwo umugambi wo kumwica bawuburijemo bakanica uwabiteguye Yego. hari abandi basigaye kandi tekinike baba bafite ntabwo aba ari imwe Yego. bazanakoresha n'ubundi buryo Yego. Aba bantu rero abangaba ba Iran ndetse bari na Kim Jong Un ubwo ni Korea bagiye gufatanya. Yego. Iran na Korea nibifatanya na Amerika na Israel bigafatanya ibyo byombi uraza kubona Korea iraza kongera izihe mbaraga erega Amerika reka mbanze ngubwire kino kintu Amerika usibye kuba iyo yigira ko ari igihangange ikanafasha abo ifitemo inyungu yego nta n'abandi bantu bayifitiye impuhwe sibyo none se Yego. Amerika bungukira kuki ni iki ifite abantu bayungukiraho ku buryo bajya kuyisutena ntago ntacyo ariko Irani abantu benshi bayifitemo inyungu kandi nafite ibintu abantu bose bashaka yego ni ukuvuga ngo rero buri wese azajya hari inyungu buryo yego bisobanura ngo Irani izanagira amaboko menshi Yego. kurusha Amerika Iran izagira amaboko menshi kurusha Amerika cyane pe none se ubushinwa ushize nawe bibabwiye mu kiganiro ubushinwa bivugwa ko nako si bivugwa ko niko kuri ubushinwa peteroli nyinshi ndetse na gazi bakoresha niyo muri Iran urambwira ngo izajya gufasha Amerika kwisenya ntabwo izajya kwifasha ariko tugiye no mu mateka y'intambara za kereka Amerika yibwiye ngo reka turwanye Irani urumva nitumara kubatsinda tuzagabana ujye uvoma ikirombe ku buntu kandi nabo ntibabyemera buriya ubushinwa na Amerika barazirana baranabizi ko Amerika bari selfish cyane ku bintu bijyanye n'inyungu Amerika buriya bo n'abacuruzi urumva ku bintu bijyanye n'inyungu mushobora no kugera na deal bakakwihinduka ku munota wa nyuma niyo mpamvu rero uko kuntu rero ko kwikunda mu nyungu bagashaka gukurura bishyira nta muntu bakunda yego bisobanura ngo still Iran ifite amahirwe yo kubona iki imbaraga no kubona amaboko kurusha Amerika yego urumva ko hano hari n'inkuru ndi kubona bari kuvuga ngo hari ibiganiro hagati ya Amerika na Iran aho barimo barashaka kugana ngo kubuzana Oman urumva hano hari ikibazo ngo gihari ngo ni ikize cyatumye zanange isome iyo nkuru ndebe isome urebe nuko ndi kubona ngo n'u Rwanda ngo abanyarwanda muri Israel ibibazo by'abanyarwanda muri Israel ibitero simusiga iyicwa rya Ayatollah wa Irani n'umutekano w'abanyarwanda muri Israel ikiganiro na ambasaderi Weiss ubwo ni ambasaderi w'u Rwanda muri Israel ibyo yatangaje bishobora kugira ingaruka iminsi ine irashize ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'iza Israel zitangije ibitero simusiga muri Irani ishinjwa umugambi wo gushaka gukora intwaro za nuclear ni ibitero byatumye intambara ikwira mu burasirazuba bwo hagati kuko Irani yihimuye irasa mu bihugu bituranye bikorana na Amerika uretse impfu n'ibikorwa remezo byangijwe mu gitero gito ibi bitero bimaze mu gihe gito ibi bitero byagize ingaruka no ku bukungu kuko ingendo z'indege nyinshi zahagaze ibiciro by'ikomoka kuri peteroli bitangira kuzamuka ndetse kugeza ubu hari byinshi abantu bibaza birimo impamvu z'ibi bitero igihe bizarangirira n'icyo bivuze kuri politiki mpuzamahanga mu kiganiro igihe yagiranye na ambasaderi wa Israel mu Rwanda Einat Weiss yasubije bimwe muri ibi bibazo benshi bibaza babajije bati ko hari ikiganiro hagati ya Amerika ko hari ibiganiro hagati ya Amerika na Irani ku buhuza bwa Oman kandi byatangaga cyizere ni iki cyatumye hafatwa icyemezo cyo gutera Irani urumva ko ibiganiro byatangaga icyizere ko hari ubwumvikane bugiye kuba hanyuma ambasaderi asubiza ngo igihe cyo gutera cyashingiye no kuri ibi biganiro twumvaga ko Irani iri gusetamo ibirenge igafata umwanya munini kugira ngo ibiganiro bikomeze ariko
ari ukuyobya uburari nk'aho iri mu biganiro. Ku rundi ruhande amakuru y'ubutasi agaragaza ko batari kongera kubaka ubushobozi bwabo mu bijyanye n'ibisasu kirimbuzi. Batari kongera kubaka ubushobozi bwabo mu bijyanye n'ibisasu kirimbuzi bya misile, ahubwo bari no guhisha ibyo bisasu bya misile ndetse na gahunda yabo yo gukora intwaro za nuclear bikorewe mu buvumo. Hashingiwe ku makuru y'ubutasi byagaragaye ko bari gukomeza ibyo mu gihe hari no mu biganiro birumvikana ko cyari ikimenyetso cy'umuburo. Icya kabiri ni uko no mu gihe baganiraga ubuyobozi bwa Irani bwahisemo gukandamiza abanya-Irani baburizamo ibimenyetso byose by'imyigaragambyo. Mu gihe twaganiraga twabonye ko hari ukubusanya hagati y'ibyo bavuga n'ibiri kuba by'ukuri. None se hano bahise batera nta gutekereza, baritanguranijwe. Uri kumva icyabaye? Baritanguranijwe. Si bimwe navuze ubushize, baba bafite ubwoba. Ni nko kuvuga ngo ntinya sirimu, sibyo? Sirimu reka tuganire, tuba abaturanyi beza cyangwa se tuba inshuti nziza, twe kugirana ibibazo n'iki, ariko nabona akamenyetso gato kuri sirimu nkahita nitanguranwa nkamukubita cyangwa se nkamurasa. Mukuri ntabanje no kumenya yenda bo urumva mu butasi bwabo bafite amakuru ari, ariko kuki bahise bihutira kurasa Irani? Kuki bahise bihutira kurasa Irani? Irani nta gikorwa na kimwe irakora, just ibimenyetso gusa. None se kuba navuze yuko turi buze kuganira twitonze birakuraho ko ntari buze no kwinyeganyeza? Ubu ni ninyeganyeza rero tubinziza ngo urubwo yinyeganyeje agiye gukora mu mufuka za n'inkoni cyangwa se agiye kwikora inyuma za n'inkoni. Oya, ibi ngibi ubwanjye buretse nkomeze, intego y'ibi bitero ni iyihe by'umwihariko kuri Israel n'abafatanyabikorwa banyu ba Amerika? Ese mubona iyi ntambara izarangira vuba? Birasaba ko nsubira inyuma gato kugira ngo humvikane intego y'iki gitero. Urumva yakomeje kugarika kuri kakandi. Ubutegetsi bwa Irani bumaze hafi imyaka 50 ku butegetsi, uhereye ku mpinduramatwara yo muri 79. Kuva bafata ubutegetsi kugeza uyu munsi bahisemo inzira y'iterabwoba. Urumva? Tugarutse ku ntego hari nke dufite. Iya mbere ni uguhagarika ibitero by'iterabwoba bya Irani kuri Israel, guhagarika ibikorwa bya Irani bikomeje kugeragezwa no guhanagura burundu igihugu cya Israel, kuko niyo ntego ikomeye ya Irani, ndetse no guhagarika ibikorwa byo gushyigikira imitwe y'iterabwoba. Wibuke ko ejo hashize mu gihe Irani yarasaga misile kuri Israel, umutwe wa Hezbollah nawo wahise ubyinjiramo. Hezbollah ni umutwe ufashwa na Irani. Icya mbere dushaka ni ukugerageza gukura iki kibazo mu buzima bwacu burundu. Nta gihugu gikwiriye kubana n'ikibazo nk'iki by'iteka. Icya kabiri ni ugufasha abaturage ba Irani bigaragambije mu byumweru byinshi bishize basaba isi kubafasha bagahabwa amahirwe yo guhitamo ahazaza habo. Ntekereza ko uburasirazuba bwo hagati bwababaye bikomeye kubera intego zikomeje za Irani zo gushaka kuyobora akarere, gutegura ibitero by'iterabwoba. Navuga ko intego ya mbere ari ugukuraho ibyo byago byose kugira ngo mu burasirazuba bwo hagati hazarangwe n'ituze mu bihe biri imbere. Tuvugishije ukuri, ni gute ndazwi ishinga no kurira k'umwana uri mu rugo rwawe kandi n'abanjye barimo bararira? Muri Amerika se bararira? Wasubizaga hano n'uwo muri Israel. No muri Israel hari ibibazo. Nuramuka ugiye kuri page ya Irani ukareba byonyine uburyo abantu bari kuvuga, abaturage, ndi kuvuga abaturage bari kuvuga banababajwe n'urupfu rw'umuyobozi wabo w'ikirenga Ayatollah, uraza gusanga ko ibi ngibi ari ibinyoma. Nese abaturage barigaragambije ngo bakenera impunduramatwara, bakanababazwa ko uwo nguwo bagashaka kuza ngo kubafasha ngo gukuraho uwo muyobozi.
izi zose ziba ari impamvu za politike zo kugira ngo bo bashake urwitwazo ariko ngiye siko mbibona. yego none se ubu imyigaragambyo yabereye muri Irani abanya-Irani bigaragamba ngo hakurweho ariko uzi uburyo bari kuririra urupfu rwa Yatora. Abo bantu se koko bashakaga kwavaho? oya ushaka kwavaho anishwe ntacyo byabikubwiye siko bimeze. byagushimisha byagushimisha kuko yaba navuyeho burundu atazongera no guteza ibibazo. ariko na hano henshi mbona bavuga ko Iran ngo ikoresha ubuyobozi bw'igitugu. nihe batavuga ibyo bibazo se kwisi abantu benshi ntibavuga ko bakoresha igitugu. n'aba bari kubivuga winjiye mu baturage babo ntiwabura bakubwira ibyo cyangwa umubare munini ukanakubwira ibyo. rero izi zose ni impamvu nyine muri politike habamo ibinyoma sibyo habamo ibinyoma ariko ntabwo uri buze kumbwira ngo harajwe ishinga ngo n'umuturage ngo wagusabye ngo impinduramatwara ese ubundi kuki ari we wahise uhurura gukemura icyo kibazo niwe wabibonye gusa ku isi cyangwa nuko ari we ntwari yo gukemura ibibazo by'abandi kandi niwe ufite ibibazo. yavuze ko abanyarwanda bari muri Israel bo icyizere gihari ari ikihe? reka nkomeze. twabonye Irani isubiza mu buryo bukomeye ibi bitero ni ibintu mwari mwiteze? yego cyane twari twiteze ko Irani izasubiza ibyo twabibonye no muri Kamena 2025. wibuke ko kuva muri Kamena kugeza mu mpera za Gashyantare n'intangiriro za Werurwe 2026 ubwo ibitero byatangiraga ubukungu bwa Irani bwarashegeshwe cyane ariko hejuru y'ibyo bashyizeho gahunda yo gukora misile za rutura. ibyo twarabibonye uko byagiye byiyubaka kandi twari tuzi ko nibagera mu byago ibyo ari byo byose bazarasa mu buryo butarobanura. wibuke ko kandi umuyobozi w'ikirenga yishwe mu bitero bya mbere bya Israel na Amerika. kubw'ibyo twari tuzi neza ko bazasubiza ariko kuri cyo hari ibyo nshaka kuvuga. ntekereza ko igihe kigeze ngo isi muri rusange ihagarike uburyarya iyo bigeze kuri Israel kubera ko mu gihe Israel ihisemo kurwanya ubutegetsi bwa Irani nubwo bishoboka ko habaho kwangirika kw'ibindi intego ya Israel ni ubutegetsi bwa Irani n'ibikorwa by'iterabwoba. Irani yo mu rundi ruhande irasa ku bushake ibice bituwemo n'abantu sibyo? impamvu hari umubare muto wabaguye mu bitero bya Irani by'ejo hashize nuko abaturage 9 nibo bishwe na misile rutura za Irani. nuko twubahiriza amategeko atangwa na guverinoma buri gihe iyo hari misile yoherejwe tujya mu bwihisho ndetse tubikesha n'ikoranabuhanga twubatse mu myaka myinshi ishize ripfubya ibisasu. ibyo biba bitameze gutya haba harapfuye benshi. iyo biba bitameze gutya haba harapfuye benshi kubera ko Irani yohereje ibisasu mu bice bituwe cyane muri Tel Aviv. ntacyo bitaho yaba abarabu b'abayisilamu abakirisitu bohereza gusa. navuga ko itandukaniro rihari ugereranyije no muri Kamena nuko ubu byatangiye kohereza misile mu burasirazuba ubwo hagati bwose muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Bahrain ndetse no muri Cyprus nk'uko twabibonye ejo hashize. twavuga ko ingaruka z'ibitero bya Irani muri Israel zingana gute? ino nkuru yo ni nyinshi gusa icyo navuga cyo kangere ku kibazo cy'abanyarwanda ni birebire ni birebire gusa ikibazo abanyarwanda bafite bari muri Israel ni kimwe nuko n'abandi bantu bose bahari muri Israel bafite umutekano muke nta kindi. none se urambwira yuko nimba n'abene gihugu ubwabo badatekanye n'abandi bose bahari ntibatekanye? kandi urumva nimba bafite gahunda yo gushyira abaturage bose muri